ucyumvira ijwi ritangiranye n'iyi video wise wumva ikintu, kandi icyo kintu ni ikintu wigeze gukoraho, niba utaranagikozeho winjiye ahantu mu biro ubona ukuntu bagikoresha byihuse, cyangwa se wari uri ku ishuri muragikoresha, cyangwa se wigiriye kugihaha mu isoko. Mudasobwa. Nibyo wabyumvishe neza, ni mudasobwa. Mudasobwa ni igikoresho twese tubona ahantu henshi hatandukanye. Wagiye gufata firme, wagiye mu biro ahantu runaka, kuba wasaba ikintu, nawe ubwawe iwawe urayitunze, cyangwa se uhurira nazo ku ishuri cyane, kandi urabizi ko ari ikintu gikora cyihuse, ariko nawe ubwawe wibaza yavuye he, ninde wayikoze? Uwazanye igitekerezo cya mbere cya computer ni Charles Babbage, umunyabugenge w'umwongereza yabayeho mu kinyejana cya 19, guturuka mu 1791 kugeza mu 1871. Akaba ari uzwi nka se wa computer, father of the computer. Mu 1837 Charles Babbage yakoze igikoresho cyitwaga analytical engine, cyari kigamije gukora imirimo y'ibarurisha mibare ku buryo bw'ikora, kandi cyari gifite ibintu byinshi bisa nk'ibiri muri mudasobwa za none: processor, unit ikora imibare, memory ububiko, na input and output system, uburyo bwo kuyishyiramo amakuru no kuyakuramo. Nubwo iyo mashini ye itigeze yuzura kubera ikibazo cy'amikoro n'ikoranabuhanga ryabaga ritaratera imbere icyo gihe, niyo yabaye imvano y'iterambere ryaje kuvamo mudasobwa z'iki gihe. Waba ushaka ko tuvuga no ku bantu bayikomeje nyuma ye nka Alan Turing, cyangwa bakoze za mudasobwa za mbere nka ENIAC? Bose turabavuga, ariko banza ukore subscribe kugira ngo njye nawe tujye duhorana, kandi ibyo na uploadinze bikomeze bikugereho, kugira ngo uve ku nyigisho imwe ujya ku yindi. Nyuma ya Charles Babbage hari abandi bantu b'ingenzi bagize uruhare runini mu iterambere rya mudasobwa, computer. Dore bamwe muri bo: Ada Lovelace. Uyu ni umwana wabayeho mu 1815, akura neza, aza kuvaho mu 1852. Yari umwongerezakazi, anakunzwe kwitwa programmer wa mbere ku isi. Yari afite ubuhanga butangaje, yanditse porogaramu ya mbere yagombaga gukorerwa kuri mashini ya Babbage, analytical engine, imwe nakubwiye hejuru. Yabonye ko mashini itakora imibare gusa, ahubwo ishobora no gukora ibindi nk'umuziki cyangwa amagambo iyo byinjijwemo neza. Iki ni igitekerezo cyiwe yongeyemo, ariko si we wenyine. Hari n'undi bita Alan Turing, umwongereza wamenyekanye cyane mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Yatekereje ku cyuma cyashobora gukora imirimo yose y'ubwenge bw'umuntu. Ibi nibyo byaje kuba ishingiro rya Artificial Intelligence, AI. Yagize uruhare mu gukora imashini yitwa bombe yakemuraga amabanga y'itumanaho ry'abanazi, code ya Enigma. Yazanye igitekerezo cya Turing machine, umushinga w'ubwenge wa mudasobwa za none. Si we wenyine, hari n'undi bita John von Neumann, umuhanga mu mibare. Niwe wazanye uburyo bwa von Neumann architecture, uburyo mudasobwa zose za none zubakiweho, zifite processor, memory na input and output. Ubu buryo nibwo bukoreshwa kugeza n'ubu. Konrad Zuse yabayeho guturuka mu 1910 kugera mu 1995, umudage wakoze mudasobwa ya mbere ikoresha amashanyarazi mu 1941 yitwaga Z3. Z3 yari imashini ya mbere yashoboraga gukora imibare mu buryo bw'ikora, automated. Si we wenyine, John Presper Eckert n'inshuti ye John Marshall
nibo bakoze ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer, mu 1945 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ENIAC niyo mudasobwa ya mbere nini kandi ikoresha amashanyarazi, ikabika kandi igakora imibare ya gihanga, scientific calculation. Ese urashaka kumenya iterambere rya mudasobwa kugeza kuri za smartphone cyangwa laptop z'iki gihe, cyangwa turibanda ku mateka gusa? Oya, muri abo bose navuze nta nimwe mu mashini zabo ikoreshwa muri ubu buzima bwa none uko yakabaye, ariko ibitekerezo byabo nibyo byahindutse ishingiro rya za mudasobwa dukoresha ubu. Reka mbikwereke. Charles Babbage, umwe twavuze bwa mbere, analytical engine ye ntibyigeze byuzura, ariko ibitekerezo bye byabaye fondation y'ubu. Uburyo mudasobwa zikora bishingiye ku bitekerezo bya Charles Babbage, dore yuko iyo atabaho ntabwo mudasobwa yari kubaho. Buri mudasobwa ya none ifite processor, memory na input output nk'uko yabitekereje. Ada Lovelace, porogaramu yanditse kuri analytic engine niyo concept ya mbere ya programming. Ubu dukoresha indimi za programming language nka Python, Java, C++ n'izindi, byose byaturutse ku bitekerezo bye. Alan Turing, igitekerezo cye cya Turing machine gikoreshwa muri science ya mudasobwa, theoretical computer science. Ni ishingiro rya AI, ubwenge bw'ubukorano, robotics na algorithms za mudasobwa z'ubu. Von Neumann, ubu architecture ya mudasobwa zose, laptop, smartphone, tablet, ikurikira igitekerezo cye, processor plus memory plus input and output. Uyu niwe wagerageje guhuza ibitekerezo bya mbere akabigira uburyo bwa tekiniki bukoreshwa kugeza n'ubu. ENIAC Z3 nizikoreshwa ubu, zari nini cyane kandi zigakora vuba ugereranyije n'igihe zariho, ariko uyu niwo musingi wa hardware ya mudasobwa zigezweho. Byatangiye gutuma habaho za microchips na processor dukoresha ubu nka Intel, AMD, Apple M1, M2 na Snapdragon ndetse n'izindi. Mu yandi magambo, nta mashini nyirizina twakoresha ubu muri izo za kera, ariko ibitekerezo byazo nibyo byubatswemo muri zo, nibyo byubatse muri mudasobwa y'ubu ngubu, kuva kuri laptop, smartphone, tablet kugeza kuri za supercomputer. Ni sawa koko? Ese ubundi laptop zaje gute? Ese ubundi zateye imbere gute kugeza n'iki gihe? Reka tubivugeho. Biroroshye cyane, kandi no kubifata ntabwo bigoye cyane, kandi no kubyumva urumva bidakomeye cyane. Nyine katubivugeho. Amateka ya laptop. Inkomoko y'igitekerezo. Mu 1970 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, mu myaka y'1970 abantu batangiye kwifuza mudasobwa zigendanwa zitandukanye na za mudasobwa nini zabaga zifite ibiro byinshi kandi nini cyane ku buryo batazigendana, ukayikoresha nyine mu rugo warangiza ku rugendo n'uyijyane. Nubwo ariko zari zikiri nini, hari izatangiraga kumera nk'ibyitwa laptop, nyine zisa nka laptop ariko ubona ari runini. Mu 1975 hari iyo bitaga IBM 5100, yari imwe mu za mbere ariko yari iremereye cyane, yari ifite ibiro 25, yari ifite ecran, clavier ndetse na processor, ibintu byangombwa byose bya laptop. Ntibyari byoroshye kuyitwara, ariko byari intambwe y'ingenzi. Laptop ya mbere y'ukuri mu 1981 kugeza mu 1983 yitwaga Osborne 1.
Iyi niyo laptop ya mbere yacurujwe ku isoko yitwa laptop. Yari ifite ecran nto cyane 5 inch, ikagira keyboard ishyirwa imbere. Yari iremereye cyane, ifite ibiro 11 ariko wabashaga kuyitwara. Yakoraga kuri batiri nke cyane. Mu 1983 hakozwe iyo twakita compact portable. Yari ikomeye cyane, yakoreshaga MC-DOS nk'uko PC za desktop zabikoraga. Compaq yabaye kampani ikomeye cyane mu guhambwa mudasobwa zigendana. Iterambere rikomeye mu 1990 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo, laptop zatangiye koroshya ibiro no kongerwamo ubushobozi. Kampani nka Apple, IBM, Toshiba, Dell zose zatangiye gukora laptop. Harimo na ThinkPad ya IBM yarakunzwe cyane, na Apple PowerBook. Igihe cya modern muri 2000 kugeza ubu 2008 MacBook Air nibwo yabayeho. Apple yashyizeho laptop yoroheje cyane, nini mu bushobozi ariko no mu bunini. Yafunguraga inzira ku zindi laptop za Ultrabook nka HP, Spectre ndetse na XPS. Muri 2020 ejo bundi nyine kuri laptop z'iki gihe. Laptop zifite touch screen convertible zigahinduka tablet kandi zikorana na AI na batiri zimara igihe kirekire. Hari laptop zikoresha M1, M2 chip ya Apple cyangwa Intel na AMD zigezweho. Hari na laptop zagenewe gaming n'izindi zakozwe mu bwoko bwa business nka Lenovo, ThinkPad, HP EliteBook. Laptop ni mudasobwa igendanwa. Yavutse ku bitekerezo byo gutwara mudasobwa aho ushaka. Yatangiye mu buryo butarimo imbaraga nyinshi ariko birihuta, ifite ubwenge bwinshi kandi iroroshye kuyitwara. Abayoboye urugendo rwa laptop harimo Asport, IBM, Apple, Compaq, Dell, HP, Lenovo n'abandi benshi. Ariko hari ikintu gitangaje kuri iki gikoresho kidasanzwe cyakozwe n'abantu. Iki gikoresho gifite nk'icyo twakita language. Reka nkubwire programming language zizwi cyane kandi zarahimbye igihe zasohotse, akamaro zifite muri iki gihe. Tugiye kubivuga mu buryo burambuye ariko busobanutse neza. Language, ururimi. Ariko si uruhe rurimi? Twe tuvuga Ikinyarwanda, ariko nk'izi mashini cya laptop dufite zifite indimi zivuga. Ururimi rwa mbere ni Python, rwahimbwe n'uwo bita Guido van Rossum mu Buholandi. Iyi Python yasohotse mu 1991. Ikunda gukoreshwa n'abatangizi. Ikoreshwa cyane muri artificial intelligence, muri machine learning, web development, Django na Flask, data analysis nko gukurikirana imibare y'abakiriya, automation, gutuma ibintu bikora byonyine. Irangwa na syntax yayo, isomeka nk'ururimi rusanzwe nyine. Hagakurikiraho twakita JavaScript, yahimbwe na Brendan Eich mu kigo Netscape. Yasohotse mu 1995. Akamaro: indimi z'ingenzi mu gukora website zigira animation n'ibikorwa interactivity. Irakoreshwa muri frontend nka React, Vue.js, backend Node.js, mobile app React Native, game development, browser games. Ikiranga: ihuza byoroshye HTML na CSS. Java, uwayihimbye James Gosling mu kigo Sun Microsystem, yasohotse 1995. Irakoreshwa muri Android app, web app, banking system, enterprise software. Ifite motto "We write once, learn anyway". Irangwa na secure,
irakomeye kandi irizewe, ikoreshwa mu bigo binini. Indi language ni C, yitwa C, inyuguti ya C. Uwayihimbye yitwa Dennis Ritchie mu kigo Bell Lab, yasohotse mu 1972. Ubundi bakunda kuyita nyina w'izindi ndimi nyinshi. Ikoreshwa nka operating system nka Linux, embedded system, software za hardware, driver, firmware. Ikiyiranga, yegereye hardware kandi ikora vuba. Indi ni C++, yahimbwe na Bijan Stockbrud mu kigo Bell Lab, yasohotse mu 1985. Iva kuri C ariko ifite object oriented programming, irakoreshwa mu game development, Unreal Engine, operating system, software ikeneye imbaraga. Iteza imbere mu gukora ibintu byihuse. Indi ni C# cyangwa C# uko ubishaka. Microsoft yobowe na Andreas Hedberg, yasohotse muri 2000. Akamaro, ifite indimi z'ingenzi nka Windows app, irakoreshwa muri game development unit, desktop app, web app. Ihuza neza Windows na Net framework. Indi ni PHP, uwayihimbye yitwa Rasmus Ledorf, yasohotse mu 1995. Ni indimi y'ingenzi ya web backend, ikoreshwa muri website aribyo WordPress, kandi Facebook yakoreshejwe PHP mu ntangiriro. Nyine CMS, Content Management System, yandikwa byoroshye kandi iboneka ahantu henshi. Indi ni Swift, yahimbwe na Apple, yasohotse muri 2014. Ni ururimi rw'ingenzi mu gukora iOS app, iPhone, iPad, Mac. Irasimbura Objective ya C. Iri safe, yandikwa byoroshye kandi ikora vuba. Indi ni Kotlin, yahimbwe na JetBrains, company yo muri Czech Republic, yasohotse 2011. Irakoreshwa cyane mu gukora Android app, irakunzwe n'abatekinisiye kuko iroroshye kurusha Java. Ikiranga, ihuza Java kandi ifite syntax isobanutse. Indi ni CQL, Structure Query Language, yashyizwe hanze n'abashakashatsi bo muri IBM, yasohotse 1974. Akamaro, gukoreshwa mu kwiganura query, amakuru mu bubiko database, gucunga database, MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Ikoresha commands nka select, insert, delete and update. Niba ushaka kwiga ururimi rumwe muri izi kugira ngo utangire gukora software ya website cyangwa app, nabikugiramo inama hakurikije ibyo ukunda cyangwa gahunda yawe. Ushaka gufata uruhe rurimi rwa mbere? Andika comment uvuga ururimi wifuza kuba wakiga muri izi ngizi. Iyi ni IG Rwanda TV. Kora subscribe, like, comment kandi ugume ku murongo njye nawe tujye dukomezanya. Iki ni ikiganiro gifate nka part 1, part 2 tuzaza tumenya language. Ndabizi abantu bamwe biri kubagora ariko muzagenda mubyumva gake gake. Jewe ni Ishimwe Gire, ikabihagarariye IG Rwanda, ni igihugu mvukamo. TV ni nk'akantu kongeyeho nka channel. Murakoze, ndabakiriye.